Mbifurije amahoro y'Imana. Ni gute abantu 5,000 b'abagabo bahazwa n'amafi abiri n'imitsima 5? Abantu 5,000 b'abagabo bahazwa n'amafi abiri n'imitsima 5. Ubundi ntabwo bishoboka. Mu buryo busanzwe, mu buzima busanzwe ibyo bintu ntibishoboka. Amafi abiri n'imigati 5, ubundi iryo ni ifunguro ryaribwa n'umuntu umwe cyangwa se rikaribwa n'utwana tubiri dutoya tw'uduhungu dutoya, ariko kuvuga ngo amafi abiri n'imitsima 5 cyangwa se imigati 5 bihagije abantu 5,000, ubusanzwe ntibikunda. Ariko nje kukubwira ko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibintu bidashobokera abantu kwa Kristo, kuri Yesu birashoboka cyane. Somye iyi nkuru numva ndatangaye. Ni inkuru itangaje kandi inkuru ikomeye cyane. Ni gute Yesu yabikoze? Yabigenje ate kugira ngo imitsima 5 n'amafi abiri bihaze abantu 5,000 b'abagabo? Kandi bibutse ko abagabo bararya. Ntabwo abagabo barya nk'abana, ntibarya nk'abagore. Abagabo barya nk'abagabo nyine. Abagabo b'abafundi, abagabo b'abayede, abagabo baterura ibintu biremereye, abagabo batwara ibimodoka binini, abagabo b'abenjeniyeri, abagabo b'abarimu, abagabo baratamira. Ubundi umugabo utarwaye ararya. Tubwizanye ukuri rwose, ubundi umugabo utarwaye ararya. Ariko hano harimo ikibazo cyo kwibazwa gikomeye. Yesu yabigenje ate? Yesu yabikoze ate kugira ngo abagabo 5,000, byumvikane neza, ni abagabo 5,000, ntabwo ari abagabo 5, si abagabo 10, si abagabo 20, ni abagabo 5,000 bahagijwe n'imitsima cyangwa se imigati 5 n'amafi abiri. Yabikoze ate? Yabigenje ate? Ariko umuririmbyi yaravuze ngo sinzi uko bigenza, aravuga ngo sinzi n'uko bikora, aravuga ngo icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Imana ishimwe. Iyi nkuru kuyisoma no kuyumva umuntu atarahari, kuyisoma no kuyumva umuntu akayumva bayivuga utari uhari, wakumva ari nk'ibikabyo, wakumva ari nko kubeshya, ariko umwami wacu Yesu ashoboye byose. Umwami arashoboye, umwami ashoboye byose. Ikigaragaza ko kino gitangaza Yesu yakoze cyo guhaza abagabo 5,000 ari igitangaza cyogeye kandi gikomeye, ni uko abanditsi bose uko ari 4 b'ivanjiri ntagatifu bose bakigarutseho. Bavuze kuri iki gitangaza, bose bakigarutseho. Matayo, Mariko, Luka na Yohana bose bagarutse kuri iki gitangaza Yesu yakoze cyo guhaza abantu 5,000. Yesu yarimo yigisha abantu, imbaga nini cyane, imbaga nyamwinshi y'abantu benshi bari baje aho ari kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, kandi bari bari ahantu hitaruye hatari ibyo kurya. Ukurikije ingano y'abantu byari bigoye cyane kubona ibyabahaza, ariko inkuru nziza ihari nuko nta kinanira Imana, kandi aho Yesu ari ibintu byose birashoboka. Dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 6, umurongo wa 5 haranditse ngo Yesu yubura amaso abona abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwo yari azi icyo ari bukore. Amen. Umurongo wa 7 uravuga ngo Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gatoya. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira icyo abantu bangana batya? Yesu ati nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi. Nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya bicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga, abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye, hatagira ikintu gipfa ubusa. Bateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati ni ukuri uyu niwe muhanuzi
wari ukwiriye kuza mu isi. Amen. Iyi nkuru si umugani, iyi nkuru ni igitangaza, ni ibyabaye Yesu yakoze. Ni ibintu byabaye Yesu yakoze. Kandi Bibiliya iravuga ngo uko Yesu yari ari kera na n'uyu munsi niko ari. Ubwo yakoze biriya n'uyu munsi yakora ibindi. Ahabwe icyubahiro, umwami wacu ashyirwe hejuru cyane. Iki gitangaza kitwereka iki? Kigaragaza ibintu bigera muri bitanu. Icya mbere, kigaragaza imbaraga z'ubumana zari muri Kristo Yesu, cyangwa se ziri muri Kristo Yesu. Yesu afite ubutware n'imbaraga zisumba uko tubitekereza, zisumba ibigaragara, ibyo abantu bazi, ibyo abantu bize, ibyo abantu babona bigaragara. Yesu afite imbaraga ziri hejuru ya byose. Afite imbaraga zirema, afite imbaraga zihindura, afite imbaraga zitubura ibintu, afite imbaraga zagura, zikagura ibintu bikaguka. Yesu afite imbaraga zihagije rwose. Ikintu cya kabiri kigaragara muri iyi nkuru ni imbabazi za Yesu. Yarebye abantu uko bangana, abagirira impuhwe. Aravuga ngo aba bantu twakura hehe ibyo kubagaburira? Abona bashonje, abona izuba ryabishe, abona bamwe bagenze urugendo rurerure. Aravuga ngo turabagaburira gute? Bivuze ngo Yesu adufitiye imbabazi. Yesu aratureba akamenya uko tumeze. Iyo ushonje arabimenya, iyo urwaye arabimenya, iyo ukennye arabimenya. Mu nzira zawe zose Yesu amenya uko umeze, akamenya uko uhagaze, akamenya n'icyo yagufasha n'icyo yabikoraho. Imana ishimwe. Icya gatatu, iyi nkuru igaragaza ko Yesu ari we provider wacu. Yesu aratanga. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Aravuga ngo Imana ishimwe cyane. Yesu aratanga kandi atanga ku bwinshi. Abantu barariye kandi ngo barasagura, hasaguka intonga 12. Bivuze ngo Yesu aratanga kandi agatanga ku bwinshi. Ikindi kintu hagaragaramo igisobanuro cya Mesiya, cyangwa se umuhanuzi wari ukwiye kuza. Bamaze kurya, bamaze guhaga, bibutse ukuntu basekuruza babo baririye manu mu butayu. Baravuga ngo uyu niwe muhanuzi isi yari ikwiriye koko. Baravuga bati uyu niwe muhanuzi isi yari ikwiriye. Bituma bamwizera, benshi baramwizera, bavuga bati koko, batahabemeye bavuga bati uyu muntu rwose niwe muhanuzi isi yari ikwiriye, isi yari ikeneye. Ikindi cya nyuma ni uko iki kitangaza cyerekanaga ko Yesu ari we mutsima w'ubugingo, cyangwa se ari we ibyo kurya by'umwuka bibonekamo, binyura muri we binyuze mu kumwizera ndetse no kumwakira. Imana ishimwe. Nkwifurije kwizera Kristo biruseho, kuko uko yakoraga kera na n'uyu munsi aracyakora. Nkwifurije kumuhanga amaso no kumurebaho wenyine. Muririmbyi yaravuze ngo ujye umuhanga amaso ajya arinda umutumbiriye. Undi araririmba aravuga ngo kumuhanga amaso iteka bizankiza intege nke, shira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka. Rero Yesu tumwizere wenyine, tumwikomezeho, arashoboye, ni umunyembaraga, nta kimunanira. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagura mu izina rya Yesu. Amen.